yategeka bigakomera, rifite ijambo rya nyuma kuri jye. Iyo ivuze biraba, yategeka bigakomera, rifite ijambo rya nyuma kuri jye. Iyo ivuze biraba, yategeka bigakomera, rifite ijambo rya nyuma kuri jye. Amina, amina. Isi yuzuye ibiteye ubwoba n'ibiduca intege, n'umwijima utuma tutareba imbere iyo tujya. Nubwo bimeze bityo nzi neza icyo Imana yamvuzeho. Isi yuzuye ibiteye ubwoba n'ibiduca intege, n'umwijima utuma tutareba imbere iyo tujya. Haleluya, haleluya. Nubwo bimeze bityo nzi neza icyo Imana yamvuzeho. Nzogera ku cyo yavuze, nzogera naho yambwiye, kuko Imana atari umuntu wibeshye. Haleluya, haleluya. Iyo ivuze biraba, yategeka bigakomera, ifite ijambo rya nyuma kuri twe. Amina. Niyo ifite ijambo rya nyuma kuri twe. Nubwo bimeze bityo nzi neza icyo Imana yatuvuzeho. Haleluya. Nubwo bimeze bityo nzi neza icyo Imana yatuvuzeho. N'umwijima utuma tutareba imbere iyo tujya. Nubwo bimeze bityo nzi neza icyo Imana yamvuzeho. Oh, shimwa Mana, shimwa Nyiringabo, shimwa Gitare cy'amahanga, kubera yuko uri Imana ifite icyo yatuvuze. Niyo mpamvu data mpora niringiye ko nuko byamera kose, uko byagenda kose, nzagera ku cyo wamvuzeho. Nubwo bimeze gutya, nubwo imbere yacu hari umwijima tutareba imbere aho tujya, nubwo hari umwijima utuma tutareba ibyo watubwiye byose, ariko mpagaze mu mbaraga z'umwuka wera, mpamanye n'umwuka wera. Igitondo nk'iki data, tuzi neza yuko uri Imana irinda ijambo ryayo kugeza urisohoje. Urangije ubaza Yeremiya ngo se Yeremiya we ngo uruzi iki? Nawe aragusubiza ngo nduzi inkoni y'umurinzi. Urayimubwira ngo niyo ndindisha ijambo ryanjye kugeza ndisohoje. Natwe rero tuzi ko hari ijambo watuvuzeho, tuzi ko hari inkoni urindisha ijambo watuvuzeho. Nubwo ibirihiga ari byinshi, nubwo ibirirwanya ari byinshi, nubwo ibishaka kutwanduza ari byinshi, nubwo ibitugerageza ari byinshi, ariko tuzi neza yuko ari nta jambo na rimwe wigeze uvuga rizahera. Nta jambo wigeze uvuga ku bakozi bawe rizahera. Nta jambo wigeze uvuga ku rugo rwacu rizahera. Nta jambo na rimwe wavuze ku itorero rizahera. Nta jambo wavuze kuri mwene data wese dusengana muri iki gitondo ngo rizahere. Oya, kera isaba ko mu masezerano ari nta mpamvu. Ubishinzwe
Shalom shalom bene data inshuti z'umusaraba, iki gitondo n'ukuri twumvise indirimbo irimo ijambo rikomeye kandi rikakaye, ndetse tugiye gusoma n'ijambo rikakaye. Uwiteka Nyiringabo Imana yumve gusenga kwacu muri iki gitondo, kubera yuko hari ibyahagurukiye kurwanya ijambo Imana yatuvuzeho, ariko natwe duhagurukiye gusenya no gusenyera ibyo byose bishaka kurwanya ijambo Imana yatuvuzeho. Ijambo tugiye gusoma uyu munsi riraboneka mu Baroma 12 igice cya umurongo wa mbere kugera ku murongo wa 2, ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwe n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. 2, kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Haleluya. Uyu munsi ngiye kuvugana na bene data bubatsi ingo. Uyu munsi tugiye kuvuga ku rugo. Turi kuwa mbere wa munsi dusengera ingo zacu. Uyu munsi ijambo turi bwige riragana ku rugo. Mwene data, ijambo ry'Imana rirakubwiye ngo utange umubiri wawe uhinduke igitambo kizima gishimwa n'Imana. Nuhinduka igitambo kizima urabera igitambo urugo rwawe. Nuhinduka igitambo kizima urabera igitambo umugabo wawe cyangwa umugore wawe. Nuhinduka igitambo kizima urabera igitambo abana bawe. Ese nshuti y'umusaraba, niba uri umusirikare wa Yesu wakwemera kwitangira abo ngabo mubana mu rugo rwawe? Niba uri umusirikare wa Yesu wakwemera kwitangira uwo mwashakanye? Niba mwene so yarananiwe gukizwa, wamwitangira ukamubera igitambo kugeza abonye agakiza? Ese nshuti y'umusaraba, uyu munsi nje gusenya ikintu cyitwa divorce mu mitima yanyu bene data. Uyu munsi nje gusenya umudayimoni wazanywe no gusenya ingo. Uyu munsi nje gusenya akazu ka Satani yazanye mu miryango yacu, akaza guteza abana kurerwa bupfubyi, akaza guteza abana kurerwa nk'abatageze babyarwa n'umugabo n'umugore, akaza guteza abana umwe akarererwa hangaje, akarererwa hejo, undi akarererwa akajagari kari mu bana, akajagari gatuma abana bakorana ama discipline atandukanye, akajagari gatuma abana badakura bubaha Imana, kubera ko Satani yatejemo ikintu cyitwa imyiryane no gutandukanya ababyeyi babo. Ngo kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe. Ab'iki gihe bo bumva ko gutandukana ntacyo bitwaye. Ab'iki gihe bumva ko gutandukana ari 6. Ab'iki gihe bumva ko batagomba gukomanya amahembe. Nyamara mu Kinyarwanda baratuvuga ngo ntazibana zidakomanya amahembe. Natwe rero tuje kuvuga ngo nubwo zakomanya amahembe, zigomba kubana kugeza Satani atsinzwe mu izina rya Yesu. Ni waba igitambo kizima, uzarinda ko ihembe ryawe rikomana n'irya mugenzi wawe, kandi nirinakomana muzirinda gukomeretsanya, kubera ko uri igitambo kizima. Nubwo mwene so yaba watarabyumva neza, byashoboka yuko mwashakanye mutabyumva mwese, ariko wowe ukaza kugirirwa ubuntu ukabyumva, ukinjira muri Kristo, ukakira agakiza k'Imana. Rero nshuti y'umusaraba, ubwo ni wowe gitambo. Niba warinjiye muri ako gakiza, ni wowe gitambo. Ni wowe wenyine ugomba gutambirira urwo rugo kugeza rubaye ruzima. Yesu ashimwe. Ngo ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Ntabwo Imana ishaka ko mutandukana. Ntabwo Imana ishaka ko musenya umuryango. Umuryango mwiza niryo torero ryubaha Imana. Umuryango mwiza niryo torero rikorera Imana. Umuryango mwiza ni uzavamo pasiteri muzima. Umuryango mwiza ni uzavamo abavuga butumwa bazima. Umuryango mwiza ni uzavamo abasirikare beza. Umuryango mwiza ni uzavamo abayobozi b'igihugu bazima, batarya ruswa, batahohotera abaturage, badakora ibibi, kubera ko barezwe neza. Nabo bazakura neza, nabo bazaturitinga neza abo bazayobora. Umuryango mwiza ni uzavamo abacuruzi bazima batiba abaguzi. Umuryango mwiza ni uzavamo abakoresha b'ikoro batarya ruswa, bataniba imisoro ya leta. Umuryango mwiza ni uzavamo abakozi b'Imana beza bahambaye. Umuryango mwiza, umuryango mwiza. Reka dusengere mu miryango yacu, reka dusengere ingo zacu. Uyu munsi turaba ibitambo bizima bishimwa n'Imana kandi byubaha Imana, kugira ngo turengere
ingo zacu, turengere abana bacu b'ejo hazaza, turengere abakozi b'Imana Imana yaduhaye kurera ejo hazaza. Yesu abaho umugisha inshuti z'umusaraba. Ni Evangeliste Liane. Reka dukomeze dusenge uyu munsi inshuti y'umusaraba, ntucikwe. Uyu munsi dusengere ingo zacu, dusenye uwo mwuka wa divorce, dusenye uwo mwuka wo kurera abana bavaye vie. Uyu munsi baraye kwa papa, ejo bagiye kwa mama, ejo undi kwa papa, ejo undi kwa mama, ejo ugasanga barafata imico yo hirya no hino, barafata imico y'umugabo wa nyina, barafata imico y'umugore wa se, barafata imico y'abana baba mukase, barafata imico utuntu nk'utwo ngutwo, ndetse hamwe na hamwe bakanahohoterwa. Reka dusengero dusenye uwo mwuka wa divorce mu izina rya Yesu. Murakoze, Imana yo mu ijuru ibahe umugisha kandi ikomeze ibishimire. Mbifurije icyumweru cyiza, dutangire icyumweru cyiza dusengera ingo zacu kandi dushinganisha abana bacu, dushinganisha ibyacu n'abacu mu izina rya Yesu. Amen.